Muraho neza cyane, murakaza neza murisanga bakunzi ba channel Malayika Kami Kevin, ni amahoro, mumeze neza, murabona muri kuronka mu kazi se, ubuzima bwa buri munsi bimeze bite? Ese reka ari amahoro, kandi nawe utamerewe neza ndakwibabwira ngo iyo uri muzima ujye umenya ko ejo inyenyeri yawe izaka, ejo hazarabagirana ibihe urimo uyu munsi ejo bwacya byahindutse. Ugomba kwizera ukumva ko wowe kuba uhari, kuba uriho, kuba tukubona, kuba tukumva, ujye wumva ko inyenyeri yawe izarasa. Humura, komera, natwe turi aho turashima Imana igiturinze, ni amahoro cyane. Ngiye kubaha ikaze rero inshuti zanjye, hari ikintu ngira ngo mbabaze, mumbwire namwe niba mukizi cyangwa byari byababaho, mujye muri comment tuganire. Inshuti zanjye, mwari mwajya ahantu cyangwa mwicaye muri kumwe n'abantu runaka, ukumva umuntu ateruye ikiganiro kuri mugenzi we, umuntu arahise aramubuze, ari gushaka akantu ako ari ko kose areba ku muntu kugira ngo agire icyo ahinduraho mu biganiro muri kuvuga, mubyimukeho mujye kuri uwo muntu. Ese mbabara mumbwire, iyo bikubayeho ukora iki? Ubyitwaramo ute? Ese uwo muntu uteruye icyo kiganiro umureba ute cyangwa umwumva ute? Ese wowe wumva udafite ubwoba? Uvuga ati nanjye nimpaguruka agataramvuga, ati cyangwa ibi ngibi namubwiye ubu nanjye agiye guhita ajyana hirya ku ruhande, wowe bigenze ute? Njye ndumirwa nyine nkavuga ati ibi bintu birakomeye, niba hari ikintu gikomeje gutuma isi yacu igenda nabi, amagambo tuvuga ku bandi atari meza, ugasanga turavuga imiryango yacu, turavuga abatware bacu, abafasha bacu se, abana bacu, inshuti zacu. Reka mbabwire, niba hari ikintu cy'ingenzi gufata mu mugenzi wawe nk'uko wowe wumva wowe aho uri cyangwa uko abantu bakagutwaye nawe ukumva ko ariko watwara abandi, ibyo bintu ni byo bintu bya mbere. Reka mbabwire, igituma ibintu bikomeza kwiyongera ni ukubera ko abantu tubaha umwanya mu gihe ataruye muri kuvuga ibindi bintu by'ingirakamaro byabungura, byagira bivana n'aho bibageza, ukumva azanye ikiganiro cy'undi muntu utari aho, cyangwa nubwo yaba ahari cyangwa atambutse aho ngaho aragiye, mumfashe tubice. Abo bantu tubihe umwanya, cyangwa yakubwira ukamubwira ati urumva imvugo ukoresheje, cyangwa kuba twakwicarira uwo muntu atari aha ngaha turi, ari wowe wabyitwaramo ute? Urumva imvugo uri kuvuga kuri we zishimishije nawe wabikunda? Uzumva uko nakubwira, uzavuga se ubwo ko uri inshuti yanjye, ko nakuganiriza ibintu by'ibanga, reka nta kibazo, ntabwo njye nabigukora, we nuko uri umuntu wanjye. Attention, uwo muntu nawe yabigukora, nawe yakuganira, yabona ko bikubereye gutaramirwa nawe, kandi ikibabaje tubikorwa n'inshuti zacu, za nshuti zacu zo mo imbere zizi iby'ingenzi inshuti yawe yagakwiye kubizi. Ba bantu bo hanze unyuraho usuhuza, muraho, amakuru, mumeze mute, ugatambuka, buriya si bo bakwicara, si bo batanga amakuru yawe, amakuru yawe atangwa n'uyazi. Inshuti yanjye, tumenye uko twitwara, ibyo bintu bizacika. Mwicarane n'umuntu umubwire ati mu bikorwa byawe ibi byagufasha, ati cyangwa ngira inama iyi n'iyi, ibintu bitwubaka, kubera ko ntuzi neza umuntu ugiye kuvuga, uwo ugiye kubwira ntuzi niba baziranye cyane, wenda no kukurusha, cyangwa ari umuryango we, cyangwa ahantu ugiye kuvugira hari bamwe mu maraso ye bahicaye. Mumfashe,
mumfashe muryango wanjye, bavandimwe, babyeyi, wowe ureba iyi video, ni wowe famiye mbwira, ni wowe turi kumwe, ni wowe dukwiye guhana ibyishimo, ni wowe dukwiye gufatanya kurwanya uru rugamba. Uba usanga abantu barihebye, umuntu wakomerekejwe n'umuntu wakuvuze amagambo mabi, cyangwa wagiye utakira wundi akubwiye ngo nubabara nshuti yanjye ntukigunge, ujye uza unsange nkuganirize umbwire, nanjye nigira ikibazo nzajya nza, humura. Muri cya gihe ufite amakuba, cya gihe wigunze, cya gihe uri kurira wabuze uguhoza, ukibuka ko hano inshuti yawe, ukavuga reka ntere intambwe umutima wanjye ndaruhuka, akaba ari we muntu mutinzwa gushyira akadomo ku kiganiro mugiranye, agahita yirukanka ajya kubivuga, ukaba uri muri ubwo buribwe, byarakubayeho, komera, humura, birababaza, wenda se ushobora kuba waramubwiye ikintu wumva gikomeye ku buzima bwawe, wari umaranye igihe kinini, wenda aribwo mumenyanye urabahuka uramubwira, cyangwa se umuntu mwe mumaranye igihe kinini wagira ibibazo runaka ukicara ukamubwira, atari ibintu wagakwiye kubwira buri umwe wese, soit ari iby'urugo rwawe, ari iby'umuvandimwe wawe se, ari ibyo mu kazi kawe, nyine ari ikintu wumva ko gikomeye ku giti cyawe, uwo muntu akaba yarabishyize hanze, ihangane, kandi ntukajye ubona abantu bose ngo babonemo kimwe, abantu baracyahari, humura, ntabwo bivuze ngo ubutaha nugira ikibazo wigunge, kandi ujye umenya ko ibibazo byawe biri grave, umuntu ni umuntu, abantu turatsindwa, tugira intege nke, ujye umubwira bike biri bugufashe kugira ngo na bya bindi ubone ko uzabivamo, ugire ibyo uzigama, sibyo? Abantu turi abantu, yego, ariko ntugaheranwe n'agahinda, hari abantu bazi gutega amatwi, wowe muntu, hari abantu rega baba bafite imbaraga mu kuvuga abandi, ukabona nibyo bintu bakunze bibashishikaje, nugirirwa amahirwe umuntu akaza agusanga, mbabarira wiyumvemo ko uri umunyembaraga, ntabwo akubwiye ngo ugende uvuge, muhumurize, umukomeze. Noneho igitangaje, uwo muntu ukubwira gutyo ngo uzaze unyegere iki, ukamubwira akagenda kubivuga, hano arakubwira ati yoo, nuko byakugendekeye, yoo, twahahurikiye ariko bari abantu ni abagome, rimwe na rimwe bakakubwira ngo uzihorere, ibi harimo agasuzuguro, cyakubwira ati yoo, genda uryame uruhuke birashira, ntanakubwire ati kugira ngo ibi bintu bisohokemo dukore iki, muri hafi, noneho reka nitange dukore, duce aha, tugire gutya, ibi bintu bivemo, cyangwa mwihanganire, umuntu yarahubutse, bizashira, wibifata nabi, nyine aguhe ingingo n'ejo bundi zagukomeza uhuye n'ikindi kibazo gisa na cya kindi, arakubwira ati ni agasuzuguro, umwiyame, oya, ujye uba maso, rega no mu biganiro tujyana n'inshuti zacu twamenya abo turi kumwe nabo, wabasha kumenya ati uyu muntu namushyira mu uwuhe mwanya, ariko se nk'iyo wicaye mugenzi wawe agutakiye, ufite ikibazo mba hafi, ukajya kumuvuga, ubwo koko ari wowe, ari umubyeyi wawe bataranze, ari umwana wawe bataranze, kandi ntunazi neza uwo muryango ugiye gutaranga, umva iminsi iri kwicuma, waribarutse se cyangwa biri mu nzira, ntawamenya, uwo muryango mushobora kugirana ubusabane, abana banyu bagashakana, ngaho ibaze, udafite icyo wabihinduraho, ukaba waragiye gusebya umuryango umwana wawe azabamo ubuzima bwose, ukawambika icyasha wowe waremye kitanahari, kigafata, uzabigenza ute? Mureke dukore nk'abikorera, ibyishimo bya mugenzi wawe nibyo byishimo byawe, kuko no mu byishimo ngaseka nkishima, ninsohoka nzahura n'undi muntu nawe ababaye, kubera ukuntu ngaragaraho akanyamuneza, nawe usange muri ako kanya hari ubwo yamwenyura,
wenda ibyo yari ari gutekereza bimubabaje bigasa nkaho birangira. Ariko numbabaza ngasohoka nkahura na wa muntu ndamubwira ati urambaza iki? Hari gahunda mfitanye nawe? Va mu nzira nitambukire. Abigendeyemo ni stress undi mugenzi wanjye yanteye, mureke turemane ibyishimo, isi izatubera nziza. Tureme ibyiza natwe bizatugarukira. Reka tube abo kwizerwa ku nshuti zacu. Reka mugenzi wawe uko aza gusanga ntaba ariko asubira yameze mu mutima. Reka umuntu ugusanga wese yumve ko buri gihe mu gihe ababaye, mu gihe agomba kukuruhukiraho. Erega umuntu nubwo atakwitura ibyiza cyangwa ngo wowe uko wamubaniye cya gihe ubabaye nawe ariko akubanira, uzabisanga imbere. Icyo ukoze kirakugarukira. Ntabwo noneho hari ikintu twibagiza, ntabwo kigarukira twebwe gusa, abana bacu n'abazabakomokaho. Umuntu ushobora kumugirira neza akazabyibuka nyuma, akazabyitura abawe cyangwa undi muntu muziranye. Ndabasabye dufatikanye tubane hafi, wumve ko mugenzi wawe si ngombwa ngo umusotore, uriya muntu arameze gute se, buriya arasute se mwabonye, nyamara numubonaho ikibazo ujye umwegera. Ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo ruriya rukweto mwabonye ko rugiye kumwucikiraho. Umuhamagara ati mugenzi wanjye urukweto rwawe rwomotse, itwararike rutaza kugusebya. Ati umwenda wagaragaye gutya, reba ukuntu ugira ahantu ujya uheherereye uhindure, utaza kuba wagaragara nabi imbere y'abandi. Ukambwira nyine uwo muntu ntabwo ugerageje kwegera, ukagerageza kumwereka ko ikintu arimo gishobora kumuteza ikibazo, ntabwo yakwibagirwa bitewe n'ikinyabupfura umusanganye. Kandi nabwo nakubwira nabi ujye utuza. Umuntu waguhemukiye akaba yarakuvuze nawe ukabimenya, ujye utuza. Si ngombwa ngo nawe ugende umuvuge ngo ako kantu yakoze ibintu yankoreye, kubera ko wa wundi ubwiwe ushobora kuba umutuye, uzi ko ari inkoramutima yawe. Gerageza wowe utuze. Niba udashobora ako kanya kuba wamwegera umubwire ati aha n'aha warankoshereje, gerageza utuze, igihe runaka bizakunda umwegere umubwire. Si ngombwa ngo abatabizi babimenye, oya. Ndiho ngo nishime kandi nawe uriho ngo wishime. Ntabwo uriho ngo usitaze cyangwa ngo unsitaze. Ntabwo uriho kugira tuzabangamire abana bacu imbere cyangwa abandi bantu mumenyana tutaziranye, nanjye usange turamenyanye, usange basekuye n'ikibazo runaka. Mureke ibyo bintu tubice inshuti zanjye. Umuntu naza gusanga akakuganiriza nk'undi, mubwire ati uko ntabwo ari wagakwiye kwitwara. Nawe azumva ko ari ibintu akwiye guhagarika. Mureke dufatanye, dukunde guhugurwa. Umuntu nakubona y'ikosa ubyumve ko abikubwira igihe kugira ngo wikosore. Ntuvuge ngo anshishijemo ijisho, kuko umuntu utera intambwe akakubwira, ujye umwubaha umushimire. Inshuti zanjye mureke tureme ibyishimo kandi bizakunda. Turebemo gusabana kandi bizemera. Ube ijisho rya mugenzi wawe, abe ijisho ryawe, umurwanire ishyaka, kurwanira ishyaka. Tureke kwikunda, tureke kumva ko igisebo cyabera bagenzi bacu, ntabwo ari byiza. Inshuti zanjye nizere ko urugamba tugiye kururwana. Njyewe nyine mba numiwe, niyo mpamvu uvuze ati reka inshuti zanjye nziganize zijya muri comment zimbwire mwebwe mubibona mute, mubibona mute, mubyitwara mute, murumirwa mukituriza. Mureke tubirwanye, dushyiremo imbaraga kandi bizakunda. Mbara ujye muri comment umbwire wowe ubibona ute. Kandi niba utarakora comment, babarira ukande kuri subscribe, ujye muri comment uduhe igitekerezo. Niba hari ikintu uvuga ko twazaganira hose twakosora, niba hari ibintu bitagaragara neza cyangwa bitumvikana neza, ni ukuri twiteguye kukumva. Nawe ubutaha, murakoze cyane, ndabakunda, wakoze kunkurikira. Imigisha y'Imana ikomeze ibe mu bikorwa byawe. Urakoze, ciao, nawe ubutaha.
ntugacikwe, ujye wibuka gukanda ku kazogera. Ciao.